hari abantu ugeze gukundana cyane rwose mugasangira byinshi cyane, ariko nyuma ya break up bagahita bahinduka nkaho mutigeze mumenyana na gato cyangwa mutigeze gukundana. Nibyo rwose ibyo ngibyo birashoboka cyane, kubera ko ngo burya ngo witurwe neza n'uwayigiriye ngo abagira Imana koko. Kandi ikibazo nuko abantu benshi batabizi cyangwa se bibaza bati ni gute umuntu twakundanaga gutya ashobora kunyibagirwa gutya. Yego rwose bibaho cyane, ariko uyu munsi kamwereka ibintu birindwi cyangwa se katuvuga ibintu birindwi bishobora gutuma umuntu akwagirwa burundu cyangwa se akawukura mu mutima we nyuma ya break up. Rwose wowe icyo usabwa ni ugukurikira ino video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Niba munyemereye reka tutangire n'ikintu cya mbere. Nayo ikintu cya mbere ni relationship yari toxic. Urukundo rurimo intambara nyinshi, kubeshya, disrespect, rutuma umuntu ashaka amahoro kurusha urukundo. Niyo mpamvu rero bamwe bahitamo gukomeza ubuzima badasubira inyuma, kubera ko muri haranditse ngo Imana si y'urujijo ahubwo ni y'amahoro. Aho ni Abakorinto 14:3. Naho kabiri, iyo wababaje umutima wabo cyane, amagambo, betraya cyangwa guhemuka bishobora gusenya feelings z'umuntu cyane yaragufitiye. Trust imenetse kuyisana biragwana cyane. Niyo mpamvu tugomba kwisigasira kugira ngo itazatubona twisana, kubera ko ngo kwirinda biruta kwivuza. Naho gatatu, iyo wabonye undi muntu uwatredinga neza, rimwe na rimwe umuntu ashobora kongera gukira vuba iyo abonye respect, peace, caring ndetse n'urukundo rwiza, akagenda akureka nyuma. Gusa muri no minsi nabonye bitajya kugiswa bitewe nuko abantu babivuyemo cyangwa se bataye umuco. Naho kane, iyo wari gapushoni gusa, ukuri kubabaza nuko ari abantu bajya gukunda kubera display gusa, ahubwo bakakubona nkaho bari bafite igihe cyo kuba bonyine. Rero bibaye twabyirinda kubera ko nta cyiza kirimo. Naho gatanu, iyo mudafite emotional connection ikomeye cyane, attraction yonyine nibihagije. Niyo mpamvu rero relationship idafite deep conversation, trust, emotional border ishobora kwagirwa vuba cyane. Niyo mpamvu rero iyo idafite emotional connection ikomeye cyane, attraction yonyine ntabwo ayifitemo ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo. Naho gatandatu, iyo bahisemo gukira ndetse no gutera imbere, kubera ko rimwe na rimwe ntabwo baba bakwanga, ahubwo bahitamo healing, peace and self respect, bagahitamo kongera kureba inyuma, kubera ko biravuga iti mwibagirwe ibyahise mwibande ku bya kera. Aho ni Yesaya 3:18. Naho karindwi, iyo love yari one sided, niba ari wakundaga cyane undi muntu azakomeza ubuzima bwe vuba cyane, kubera ko feeling zanyu zitanganaga. Bikwa ngo wari umusizeho umutima cyane, ariko we nawe yaragusizeho cyane. Ukuri nuko abantu bamwe babigirana, ariko ibyo nibivuze yuko nta gaciro ufite. Muri biharanditse ngo waremwe mu buryo butangaje kandi bwiza. Aho ni Zaburi 139:14. Remember, healing takes time, self love ni important cyane, kandi hari abantu bazagukunda cyane by'ukuri ndetse kurenzaho. Wowe icyo usabwa ni ukomeza kwizera Imana, ariko nanone kagira akantu kwibariza. Ugeze kugira umuntu waguhisemo burundu nyuma ya break up, andikirwa muri comment niba warigeze kubinyuramo. Ariko nanone byutse ko n'ibiri bikurikiraho izaba ikomeye cyane, azaba ari umuriro, izaba ari emotional cyane. Tuzavuga ibimenyetso birindwi by'uko uwo muntu akubeshya mu rukundo. Byutse ko cyane bitiko tutavugwa arishishwa ibiganiro ngendanye n'impundo ndetse n'ubuzima. Kanda subscribe ukande no kunzugera kugira ngo utazashirwa n'iyo video. Nibisanzwe